bantu b'Imana, bantu banje, bantu ba Yesu, umugisha n'amahoro nibibane namwe. Kadusenga Imana tuganire ku nzozi. Umuntu amaze iminsi ambwira ati rwose maze iminsi nsenga bikanga ndashaka kugira ngo usobanure iki kintu. Ndota data yarapfuye kandi yaciye imyaka 10 ariko aracyampamagara mu nzozi ntihaca iminsi 2 atampamagaye. Tuganire kuri icyo kintu tumenye uko bimeze. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje. Mana tugushimiye neza n'imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, tugushimiye ko ushoboye byose, tugushimiye kuri Imana ikomeje kurinda ubwoko bwawe, ugakomeza kuturinda igihugu, ugakomeza kuturindira abagituye. Mana hari benshi bakuye mu mubiri Mana, ariko twe turacyamuye ku mwuka bazima, abagihumeka turagushimye, abagihumeka baragushimye. Data turasenze kugira ngo duhe gukora icyo tutarakora Data, kuko umuntu wese wagejeje igihe cye cyo gutaha nuko icyo gukora waruzi ko azakora kiri mu isi yagikoze. Natwe tukiri mu isi rero duhe gukora neza, kuko Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Turagushimye duhe gukora neza tukiri mu isi rero. Niweho watanga ubusobanuro bw'izi nzozi, kuko twebwe nta busobanuro dufite, ariko wowe nk'Imana urabufite. Bana natwe uduhaze ibyiza, uduhaze urukundo. Niwe twizeye, niwe twiringiye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nabaho umugisha. Mukurikiye Pokea TV, mukande subscribe, musharinge n'ikindi cyose muzi gikorwa. Imana ibaho umugisha bantu banje. Tunejejwe n'Imana iduhaye aka kanya, turayishimye. Ndagira ngo tuvuge ku kintu bita inzozi. Hari umuntu warose inzozi amaze iminsi ambwira ngo nsengera rwose mukozi w'Imana, ibintu byarankaranye, ibintu byabaye rudubi. Nta minsi 2 yaca data atampamagaye kingwa na murose turi kumwe, kandi ngo imyaka 13 menya iraciye. Ngo yibaza igisubizo akakibura. Ariko muri aya masengesho, muri aka kanya tugiye gufata, uramenyamo igisubizo kandi tunafasenge uwo mwuka ukuriho ugende. Niba uzi kuri wapfushije, hakaba ari umubyeyi wabuze, hakaba ari wawe wabuze akaba kugarukira, ese wakibaza ngo ibyo bintu biterwa n'iki? Ibi bintu ndagira ngo nkubwire ngo ni umuzimu ubukugarukira. Ni umuzimu. Ni umuzimu. Ni roho y'umuntu wapfuye nyine w'umuzimu. Kuko buri uzareba kenshi umuntu wapfuye akabona ubugingo ntabwo yapfa kukugarukira uko abona. Ariko aba bantu bagenda batugarukira, bagenda bagarukira abantu, ni abantu baba barapfuye barimbutse. Ndagira ngo rero niba ufite icyo kibazo utega amatwi kugira ngo nawe ukuremo ibyawe mu izina rya Yesu. Igisomye Itangiriro igice cya 37 ugahera ku murongo wa 5, hakubwira uburyo Yakobo yarose inzozi azirotorera bene se. Azibarotoreye ababwira imibaya ngo yabonye, ariko ngo ibyo bintu bakibyumva ngo barushaho kugira ute, barushaho kumwanga. Baravuga ati ese njyewe n'abakuru bawe n'ababyeyi bawe tuzakwikubita imbere. Izo zari inzozi. Yuhi inzozi agaciro. Inzozi agaciro. Nje n'abakuru bawe na nyoko tuzakwikubita imbere. Uwo ngo ni Yakobo wabivugaga. Ariko Yakobo ijambo riratubwira ngo abika inzozi. Igihe kimwe rero ngo abahungu be baragiye kuragira kure, ngo nuko atuma Yosefu kujya kubareba ngo babwanire amenye uko bameze. Bari baragiye kuragira umukumbi, ariko ngo bakimwitegera kiri kure, ahubwo ngo bagira ute, bashaka icyo bamukorera, bashaka uburyo ngo bamwica. Ngo bashatse uburyo bamwica, baravuga uti reka turebe noneho, katurebe Karosi araje, none rero tumugire dute? Titumugurisha. Baramugurisha. Bamugurishije rero ngo bagiraga ngo izo zitazagira ute, zitazasohora. Ariko somye duhereye Itangiriro igice cya 41 hakubwira uburyo Farawo ngo amaze imyaka 2 yarose inzozi ananirwa kuzisobanura, abura wazisobanura, ariko ngo umugabo witaga Yosefu uri mu mwuka w'Imana arazisobanura. Turi ku kintu bita iki? Inzozi. Izi nzozi rero ndagira ngo nkubwire ngo ongeruho inzozi agaciro.
niba umuntu akugarukira afite ikintu ari gukora ku buzima bwawe, niba umuntu yarapfuye akaba agomye akaza ku buzima bwawe, hari ibintu biba biri gukorwa ku buzima bwawe mu buryo utazi. Niyo mpamvu mu gusenga kwawe nshaka kugira ngo usenge. Burya hari amasengesho dusenga, ariko ayo masengesho akaba atakirukana abo badayimoni, akaba atakirukana uwo muzimu. Hari isengesho umuntu asenga agahora asengera amafaranga, agasengera ibyo kurya, agasengera ibiki, agasengera akazi, ariko akibagirwa gusengera ubuzima bwe ngo abubohore. Niyo mpamvu yuko usenze ngira ngo nkubwire ngo ugomba kwiga gusenga isengesho ryitwa kubohora. Ugasenga ubohoka, ukabohora ibyawe, ukabohora abana bawe, ukabohora urugo rwawe, ukabohora ubuzima bwawe, ukabohora ishuri, ukabohora akazi, ukabohora icyo ukora cyose. Kuko igihe utazabikora cyose nta na rimwe umuzima atazagutera. Nyamara Yosefu nubwo yari yararose izi nzozi, ngo haciye igihe kirekire, ngo arongera ngo ajya kwa Farawo, afunyirwa muri gereza. Ageze kwa Farawo nyine ngo muka Potifari aramwanga, nyine amukoresha ibyaha, murabizi byashakaga kumukoresha, abyanze baramufunga. Bamufunze Bibiliya avuga ngo nyuma y'imyaka 17. Farawo nubwo yari amaze imyaka 2 ngo arose izo nzozi, ariko ngo Yosefu ngo nyuma y'imyaka 17. Inzozi Farawo yari yarose ngo ari hejuru y'uruzi, nitangiye igice cya 41, ngo arota ibintu by'inka zinanutse n'inka zibyibushye, abura inzozi wazisobanura. Ariko yegeye ngo umuntu wari mu mwuka w'Imana, Yosefu, ngo arazisobanura. Azisobanuye rero babwirwa ko ku myaka 7 izatera inzara, indi myaka 7 izatera ari y'uburumbuke, ubutaka bukera, indi myaka 7 akaba ari y'inzara. Abwirwa kuko cyo kwiriye gukora ari iki, bakwiriye guhunika. Ariko ngo asanga na undi muntu w'umunyabwenge wahunika ibyo bintu, wabikontorora, wabiyobora, uretse Yosefu. Rero rya jambo ry'inzozi ngo inzara iza gutera mu gihugu cya Isiraheli, cyangwa mu gihugu cy'Abisiraheli, ngo iteye ngo babura ahantu bahahira, babura ahantu bagira ute, ngo inzara iratera haciye imyaka myinshi iteye, ngo nahandi bari kujya guhahira uretse hehe mu Egiputa. Bagiye guhaha bene se, ngo hari haciye imyaka myinshi, ariko iyo myaka iciye ngo basanga nyine umuntu uzabahahisha. Ariko ngo bakimugeraho bamutekerereza inzara iri mu gihugu cyabo, bamutekereza umuntu wabatumye, ariko ngo arabamenya, bo ntibamumenya. Kubera inzozi zawe ziha agaciro. Niba uri kurota umuntu agutera, menya ngo hari ibintu byo ufite, hari ibintu byo wasigaranye. Irukana uwo mwuka umubwire ngo ko wapfuye nkaba nyikiri muzima. Ni igiki gituma untera? Hari umuntu uheruka kubura umugabo, arapfa, apfuye hateye nka 2. Nanjye ngiye kubona mbona araje aranteye, arambwira ngo ni wowe udashaka ko njyana umugore wanjye. Ndamubaza ntese igituma urukumbaza umugore wawe tutabana n'iki? Arambwira ngo ni wowe umusengera ugatuma namujyana. Ngo nafashe inkoni ndamukubita, menya ko wari umuzimu ushaka gutwara uwo mugore. Ndamubwira nawe afata ibihe byo gusenga. Abantu batinya gusenga rero kandi aricyo cyabakiza. Ndamubwira ati fata ibihe byo gusenga. Nabonye umugabo waza kuntera avuga ko namukwimye. Senga Satani ari gushaka kugira ngo akunyage. Senga usengera ubugingo bwawe, usengera umwana ufite, kuko Satani yashakaga kugira ngo amujyanane n'umwana. Ariko kuva icyo gihe nyamara ntiyagarutse. Kubera iki? Menya ikintu cyo gusenga icyari cyo. Umenye ngo ndiga gusenga gute, ndiga kubohora gute. Uyu muntu warusize inzozi rero ni ukuvuga ngo hari igihe uwo mubyeyi akiriho, hari amasezerano yagiranye nawe, hari ukuntu bakoreraga imana z'abanyamahanga cyangwa izimana zitwa ibishushanyo, akazikorera akazitongera, ibyo atongereye akabitongera n'umwana we, akavuga ati niba mbakorera nanjye abana banjye bazabakorere. Wa muvumo ukakoma, ukaba ufite akazi, igihe cyose uzacuruza ugifite umuvumo w'umuntu wapfuye gutera, ntabwo uzigera wunguka. Igihe cyose uzaba uri mu murimo, hari abicwa n'impanuka, hari abicwa n'iki, hari abakora ibizajye sida bakavunagurika, hari abagira iki, hari nabo bategera mu nzoga ugasanga umuntu wapfuye yatongereye bavuga ati oya abanjye bose bazajya bagira ute, bazajya baza guterekera umuzimu w'inzoga, bakajya banywa inzoga zikabica zikabagira ute, ngo hoya ngo niko umuntu yabishatse, umuntu agakorera 200 ariko akanywera 300. Ntamenyaho uruzingo ruri, nyamara ni umuzimu umutera atazi. Ugasanga umuntu ngo udukesi 2 ngo genwa njyenyine. Utunywa hehe kufite abazimu banywa?
ugasanga umuntu ngo ngewe ngo bigenda gutya na gutya. Nta bazimu ufite, ahubwo abo bazimu ndagira ngo nkubwire ngo egera Imana. Ndashaka kugira ngo dufate akanya ko gusenga Imana, ariko muri aya masengesho dufate umwanya wo kwinginga Imana, kuko Yosefu yarose inzozi. Ariko somye igice cya 41 umurongo wa 42 haranditse ngo Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibigitare myiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Kuki Yosefu yambaye ibi byose kandi biri guturuka ku nzozi? Ibi ngibi byatewe nuko burya inzozi tuzifata nk'inzozi, ariko burya hari abantu batarota, berekwa mu nzozi. Iyi myambaro kugira ngo yambike umukufi, afate ibintu by'ibwami byose, byatewe n'iki? Mwibuke ko ari inzozi yari yararose mu gice cya 40 na kangahe cya 37. Mu gice cya 37 abwira bene se ngo narose umuba wanjye. Uhagarara yanyu miba yose ikubita, aravuga ati ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Ariko byaherutse, nyamara agiye ibwami yambara impeta, ahabwa umukufi, ahabwa buri kimwe cyose, ndetse ahabwa no kuyobora. Ari inzozi zonyine. Bantu b'Imana, muhe inzozi agaciro. Inzozi agaciro. Niba uri guterwa n'umuzimu, menya ngo uyu muzimu afite icyari kunyaga. Niba atari kukunyaga ngo aguteze uburwayi budakira, niba atari kunyaga ngo aguteze inyatsi, afite ikindi kintu, kuko kwaje aba afite ikimuzanye. Umuntu mudafitanye gahunda ntago mugenderana. Umuntu ugusuye, umuntu uzi wa umuntu nuwo mufitanye gahunda, kinga ugufiteho gahunda, ugufiteho service, ugushakaho service runaka. Ntabwo rero umuzimu yagutera nta service agushakaho, ahubwo abafite service agushakaho. Ukwiriye gusenga ukirukana uwo muzimu mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge, wongereho inzozi agaciro. Niba uri kurota, ukarota ucuruza, ukarota watewe n'imbeba, menya ngo inyatsi yarakuziye y'umuzimu. Niba uterwa n'amapusa ahuri, menya ngo ayo mapusa gutera hari ibindi bintu afite. Hari igihe umuntu agira ngo ni ibintu byo mu mubiri. Wapi, ikintu cyose kiba gifite uko gishushanya. Niba urota ukarota inkwavu, niba urota ukarota inzoka, icyo urota cyose senga wikuraho iyo ngoyi, uyibwire ngo ndakwiyamye. Niba ari inzoka kurota, iyo nzoka uyibwire ngo kuva uyu munsi ndakwirukanye ku buzima bwanjye, ntuzagaruke ku buzima bwanjye. Uyitwike, uyitesha agaciro mu izina rya Yesu. Aleluya. Senga, tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Icyo gusengera ni wowe ukizi, icyo gusengera ni wowe ukizi. Nona tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kwinginga Imana. Niba uterwa n'umuzimu w'umuntu wapfuye, niba uterwa n'umuzimu w'inzoka, niba uterwa n'umuzimu w'amazi, niba uterwa n'umuzimu w'imbeba, niba uterwa n'umuzimu w'inkwavu, niba uterwa n'umuzimu w'inzoka, niba uterwa n'umuzimu w'amapusi, nibishakane nawe bibe binaza mu mubiri. Ibyo ni ibintu bitero bya Satani biba bigutera. Nk'inzoka yo yaguteye, burya hari ikintu bishushanya. Ipusi n'ibihori wawe nayo woroye, burya hari umuzimu gutera, ariko utarakamenya. Sobanukirwa rero, senga wirukana uwo muzimu, uzasenge kabiri, uzarebe ko bizagaruka. Hari igihe uryama ukabura ibitotsi kubera ibyo bintu bigutera. Hari n'igihe wicura ntiwongere gusinzira. Hari igihe uryama ugasinzira uko bikugoye. Senga. Imana ifite guca uwo mugozi mu izina rya Yesu. Imana ifite guca uwo mugozi. Yosefu baramwanze ngo baramugurisha, bakumugurishije rero bagira ngo ibyango bitazasohora. Ariko ndagira ngo mbwire ngo inzozi zose warose zizasohora, zibi nziza zibi mbi. Nikibi cyiza uzakireme, nikibi kibi ugitwike, ugitesha agaciro. Kadusenga Imana mu izina rya Yesu. Senga wowe ukurikije icyo wari ufite, ikurikije ikigutera mu izina rya Yesu. Data, turasenze mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana y'ukuri, Mana y'ubuntu, Mana y'imbabazi. Tunejejwe n'ukuri Imana, tunejejwe n'ukuri umutabazi. Uyu mugoroba turagushimye, turaguhimbaje. Uyu mugoroba Mana turakwinginze, hari umuzimu dutera abantu bawe, turamutwitse, turamukongora, turatesha agaciro umuntu wese wapfuye ugutera mu izina rya Yesu. Yaba umwana, yaba umubyeyi, yaba umuntu mukuru, yaba umuntu muto, panateshwa agaciro mu izina rya Yesu. Izo mbaraga z'umwijima turazitwitse, izo mbaraga z'abarozi turazitwitse, izo mbaraga z'amahembe turazitwitse, izo mbaraga z'anyabingi turazitwitse. Twizeye amaraso yawe kuko ari yaduhumanuye. Humanura ubugingo, humanura abana bawe, humanura abari bare kureba mu izina rya Yesu. Amaso yabo ntabone mu izina rya Yesu, bakarota bagwana n'abantu bapfuye. Uwo muzimu ndamutwitse, uwo muzimu mutesheje agaciro, uwo muzimu ndamutwika, ndamutwikisha amaraso ya Yesu Kristo, ndamutwikisha ubuntu bwa Yesu Kristo. Rekura mu izina rya Yesu.
rekura inzozi, rekura amayerekwa, rekura ibiganza waziritse, rekura aho wafashe, abo wateje indwara, abarota bamara kurota mu izina rya Yesu bakabyuka barwaye, uwo muzimu ndamutwitse, uwo muzimu ndamusenye mu izina rya Yesu. Aya masengesho dusenze mu izina rya Yesu, turasenze kugira ngo akize, abohore bera, abohora bera, abohora bera mu izina rya Yesu. Urakoze ko yamasengesha abohoye, urakoze ko yabasengesha abohoye, kandi abohoye abatarotaga mwami bakimara kumva iki kiganiro bazarote, bayerekwe, bazahanure mu izina rya Yesu. Abizozi zaziritswe abarotaga bakabona mu izina rya Yesu, inzozi zikaba zaragiye nizigaruke mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze kuri Imana ibiremye, kuba papa, kuba mama, kuba kobwa, kuba sore, kuba cyecuru n'abasaza batandukanye na karande zo mu miryango, karande zaho bashatse, karande zaho bavukiye, karande zaho bagenda, karande z'inshuti zabo zose uzitesha agaciro mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana iremye umugisha, urakoze kuri Imana ibatandukanyije n'uwo mwuka w'umudayimoni n'uwo mwuka w'umuzimu ubatera. Niwe twizeye, niwe twiringiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.